Imana muri icyo gihe rero wajyaga kubona ukabona ko twari muri groupe ntoya ariko c'était fort. Ukumva muri prière buri wese umuntu agize gutya ukumva ararize. Donc agize une révélation ya Izakiwe. Umwe akabavuze umwana we, undi akabavuze uwo bashakanye, undi akabavuze kuba atakiri mu gihugu cye. Arabyumva? Ati mpora ngira nostalgie nkarwara nkagira c'était mon Izaki. Undi donc abantu baravuga. Naho ndamaye ndabyumva. Nibaza ntiharya ngiye ubu. Ibiki bimbahora? Ngiye kumva numva c'était muri 2010 numva muri nge haje image numva nanjye ngomba gutwara Izaki wanjye. Izaki wanjye représenter quoi? Nari mfite ubutumwa maze igihe kinini cyane nkora kandi bwantwaye ubuzima bwanjye bwose. C'était la première fois nari ntangiye gutangira ubu butumwa bwo kugizenguruka hirya no hino kwisi. Bwari ubwa mbere ngiye Burayi kandi nta nubwo nashakaga kubikomeza. Murabyumva? Kubera ko nagiye bwa mbere mu Bubiligi ariko mvuga nti no nari nafashe 3 semaines ndavuga nti OK c'est pour de bon. Kubera ko nabwiye abantu banumiye ndababwira ngo ni mwebwe Imana iba yarabatumiye mwarangiza mukagenda mukavuga ngo murashimira Imana aho mwagiye kuba, mwarangiza nyuma y'iminsi mike mwarangiza aho kugira ngo mukore ubutumwa mukavuga ngo ahubwo ngo byaratunaniye ya mico y'abapagani ibintu byanze. Nuko ikibazo rero cyaje kuba numva muri nje haje image y'ubutumwa bwanjye nakundaga cyane. Ubutumwa bwanjye nakundaga cyane n'ubutumwa bwo mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe. Urabyumva? N'ubutumwa natangiye. Nabutangiye mfite 20 ans. Et c'était 20 ans après. Nyuma y'imyaka 20 nari maze kubona aho bwa butumwa bugeze. Iyo navaga mu Ruhango ntabwo nagiraga amahoro ngo mvuge ngo mbese ni nka kwa kundi umubyeyi yahoze umutima ku mwana we, sibyo? Numvaga dongo bwari bumaze kugera ahantu bumaze kugira succès, bumaze gufata, bumaze kuba reconnu par l'église, ndetse hamaze no gutangaza ko hagiye kuba un sanctuaire. Muri icyo gihe nabwiraga abandi ngo nibashorere ba Izaki babo. Byaratangiye nkajya mbona nkumva buri wese aravuze ni c'est vrai. Hanyuma ngeze ahantu numva image njemo. Et Praton Izaki aussi. Umugendo umutange. Twese twagombaga kureba Izaki ya representaga ikintu wiyatashaho kurenza ibindi byose. Ikintu ukunda cyane kurenza ibindi byose. Noneho numva niyo image yaje. Ndabyibuka rero ubwo nanjye nagombaga gufata ikaramu nkandika. Nyagasani ngiye kugutura ubutumwa buriya butumwa ngiye kubugutura kandi mbure kure. Ndatangira ndarira. Ndavuga ngo bose ni no ndacyakenewe ndacyagize gute ndumva nta bindi. Je savais pas. Ndavuga ni bose kubera iki. Ariko ndabikora. Byabaye gutyo rero muri icyo gihe urumva uwo munsi mu misa mu mwanya wa consécration mu gihe cya consécration mu byatuwe harimo
no kuzamura ba Izaki ba buri wese, sibyo, kugira ngo Imana iba ariyo ibegukana. Murabyumva, Aburahamu ashobora no kuba atarishe Izaki nk'uko we yabyumvaga. Ntabwo Izaki yamuteye ya nkota, murabyibuka. Imana yazanye intama, ikindi gitambo mu mwanya we, ariko hari detachoma yabaye total kuri uwo mwana. Imana yari yaramuhaye uburyo yamubonaga, uburyo yamwiyumvagamo, uburyo babanaga byarahindutse. Turabyumvikana? Kubera ko hajemo ko icyo aho ngaho hajemo ko uwo n'umwihariko w'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane. Nyuma y'icyo gihe nasubiye muri ubwo butumwa, ntabwo nari nzi uko gutanga Izaki bimera, sibyo? Ntabwo nari nzi kizahinduka. Ariko nza kubona nyuma ya cya gihe nari nzi ko ubutumwa bwanjye burangiye, nababwiye ko nari mvuye mu Bubiligi ngeze mu Buholandi. Ariko mbere yo kugira ngo ubwa butumwa burangire, namaze gutanga wa Izaki, bwa butumwa bwahise bukomeza kurushaho. Nabyumva, uwo mwaka wose n'uwakurikiyeho w'ibihumbi 2011 nahise ntangira kubona ko abandi bantu cyane bo hanze mu bindi bihugu bakeneye cyane ya nkuru nziza natangaga hahandi. Nari naratangiye gutegura ikipe yakwitangira bwa butumwa iyo twafatanyaga, ariko ntabwo nari nzi impamvu. Murabyumva, hari ibintu Imana iguha gukora ariko wowe utarumva impamvu yabyo, ariko nyuma ukazabona revelation y'iki ibyo bintu byasiguraga. Nicyo ngicyo rero cyuko nyuma y'igihe, urumva, mbere byari bigoye kugira ngo mpave, kubera ko nakoraga animation spirituelle, gukora kwa anima marotrete, gushaka abigisha, mbese gukordona tous les activités du centre. Nyamara icyo gihe Imana yari yamamagaye ngo ngiye gutangira ubwo butumwa bundi, kubera ko yari yatangiye kunkoresha rwa rugendo rwa Aburahamu. Va quitter ton pays, va aho ngaho ujye mu gihugu nzagira nte, nzakwereka, kuko ubu ngubu aho nkujyana hose uzagira ute, uzajyayo. Nuko nguko natangiye kubohoka, noneho ntangira kujya ndeba Ruhango indi kure kandi indi hafi. Ubutumwa umunsi ku wundi bwakomeje kwiyongera, none n'uyu munsi ndi hano. Nyuma y'ikindi gihe naje gusanga ko wa muhamagaro wa bwa butumwa ukeneye kuvukamo ubundi butumwa. Ubundi butumwa bwo gukomeza gufasha abantu kugarura ukwemera, kubaka ubuvandimwe no gukira no kubohoka ku mutima. Ntabwo rero abantu kenshi na kenshi bashobora gusobanukirwa umugambi Imana igufiteho, nawe rimwe na rimwe hari igihe udasobanukirwa umugambi Imana igize gute ifite kuri wowe. Ariko tugomba kwitoza kumenya mu gihe gikwiye ibyo Roho Mutagatifu aduhishurira ku bijyanye n'umugambi w'Imana. Ndabasaba rero mu kanya gakurikiyeho kugira ngo mwumve kurushaho kubera iki Imana ikeneye ko twakira Roho Mutagatifu. Hari ahantu hashya ugomba kwinjira, hari ibintu bishya bigomba kuba mu mateka yawe. Est-ce que tu es prêt ou tu es prête? Ntabwo Bikira Mariya yarazi ko ashobora kuba atazabana na Yosefu. Murabyumva? Ntabwo yabiteganyaga, ntabwo yarabizi. Cyangwa na Yosefu ntabwo yarazi ko atazabana na Bikira Mariya kandi yaramurambagije. Ariko igihe Roho Mutagatifu amumanukiyeho, murumva, iyo Roho Mutagatifu amanutse hari ibintu bihinduka.
ubwo ndagira ngo mbabaze niba mwifuza ko amanuka. Hari ibintu bihinduka, hari ibintu biba. Igihe Roho Mutagatifu aje ku buzima bwa Petero, Petero wa wundi Yezu yabazaga turankunda karira kubera ko yarazi ko yamwihakanye, ariko igihe Roho Mutagatifu aje Petero yibonye ahagaze imbere y'abantu arimo agira ate yigisha. Abantu barenze 3,000 yibona ahagaze imbere yabo arimo abigisha. Ariko mbere ashobora kuba yaravugaga ati ibintu byo kwigisha ntabyo ngize nte. Niyo mpamvu yabwiraga Yezu ati oya wenda tuzagupfire, niba ngombwa tuzakurwanaho, ariko ntuzagire ute, ntuzava aha ngaha. Hari ibintu tuguma tureba mu makoraniro tukavuga ngo ubwo uriya hararagira ate, arabikora. Siko bimeze se? Uriya ubwo hararabikora, nta kibazo tuzagira, agize udufashe. Mwabona adahari mute noneho turapfuye turashize, turamera dute? Cyangwa se uti ubutaha ujye umbwira nujyayo nutajyayo ubwo nanjye sinzagira nte. Roho Mutagatifu ari hehe bavandi? Bite Roho Mutagatifu? None Roho Mutagatifu ndashaka kubereka ko iyo yaje hari ibintu bidasanzwe biba mu buzima bw'uwamwakiriye, kuko uwakiriye Roho Mutagatifu igihe cyose ahinduka igisubizo ahari ikibazo. Igihe cyose ahinduka igisubizo ahari ikibazo. Ese murashaka kwakira Roho Mutagatifu? Nimubona ndabona benshi hano ari ababyeyi, ari abagore, nimubona abagore benshi bari mu bitabo bitagatifu, nimuza gutaha uyu mugoroba murebe ni uruhe rugero rw'umugore nshaka kuba we. Ni Yudita, ni Esteri, ni Veronika wa wundi wahanaguye Yezu, ni Mariya wa wundi wo munsi y'umusaraba, ni Mariya Madalena, ni Bikira Mariya, ni se Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu, ni Mutagatifu se Jeanne d'Arc. Ninde ushaka kuba we? Roho Mutagatifu araza akagukonfigira akurikije ibibazo biriho uyu munsi mu isi yacu. Roho Mutagatifu yamanutse araza akaduha kuba abantu baha iyi si igisubizo Imana yatanga. Abantu baha iyi si igisubizo Imana yatanga. Naho ngaho abantu bose bagiye bakira Roho Mutagatifu babwirijwe na Roho yahise ababwiriza ikintu cyagombaga guhita gikorwa nyuma y'ubwo buzima. Muribuka ari umupadiri witwa Tardif, hari abamumenye bamwe. Tardif ni umupadiri wari urwaye, abantu baba charismatique bajya kumusengera, yararwaye indwara ya tuberculose, ariko akaba yaratinyaga, yarakomeye ku cyubahiro cye cyo kuba umupadiri kwa kundi, donc gahunda ye ubuzima bwe nuko. Rimwe rero agiye kubona abo ba Kristo baraje bameze nkamwe mwese, barinjiye ngo barimo barashaka, baramupropoza bati turashaka kugusengera. Padiri arabareba ati abakristo se basengera padiri? Icyo cyari ikibazo cya mbere. Noneho ariko aravuga ati nanone ninanga se ko bansengera bazavuga ko nta. Rero Padiri Tardif yatangiye kujya agenda asengera abantu hirya no hino ku isi, kandi akenshi mubo yasengeye harimo na benshi nabo bahitaga baronka iyo charisme d'Ogerizo muri ayo materaniro ye. Kuko burya umukristo nyawe ntabwo ari ubukristo bwe bugarukiraho, ni nuhindura abandi nabo bagahinduka iki, abakristo ndetse nabo bakajya gufasha iki abandi. Ariko urumva yavugaga ukuntu byamucishije bugufi, byamwimiriye kwemera d'abord kujya gusenga, kwemera gucishwa bugufi akajya gusabira abantu,
ariko iyo Roho Mutagatifu yaje ibyo byose arabitanga. Nagira ngo rero uyu mugoroba numvaga cyane cyari kindimo nukubashyiramo un grand désir yo kwifuza Roho Mutagatifu no kumva icyo yakora. Ejo ku mugoroba tuzaganira noneho ukuntu Roho Mutagatifu akorera mu buzima bw'ikoraniro. Hanyuma nyuma yaho tuzaba twinjira muri cheminema ya Efesion. Ariko mbabwire ko iyo cheminema ya Efesion nubwo tuzayitangira muri iki cyumweru kizaza, ariko guhera uyu munsi Roho Mutagatifu ntabwo aza muri icyo cyumweru, aza buri munsi. Turabyumvikana? Nagira ngo mwumve kurushaho pourquoi vous êtes là. Kuko mutabyumvise ibindi bintu byose twazageraho byaba ari formalite. Ntabwo ari byo rero. Mube muri hano ariko mutangire gusaba Imana ikintu kidasanzwe mu buzima bwanyu. Mwemere kandi ko Imana namwe muyiha ikidasanzwe mu byo mwari mukomeyeho. Izaki wawe umumenye, umutange. Hanyuma n'urugendo rwo kwemera kwawe wemere ko Roho Mutagatifu atangira kugenda kwereka ahandi hantu akeneye kugera. Ni ibintu bikomeye cyane. Hari umusenyeri umwe avuga ko igihe kimwe yumvise Roho Mutagatifu amusaba cyane gusaba ni ikintu na papa yigeze kugikora, gusaba abakristu imbabazi cyane cyane agiriye ibikomere abakristu bari bafite kubihaye Imana. Noneho ahantu twari turi i Palermonial, uwo musenyeri Leonard harabamuzi, no musenyeri wa diocese ya Bruxelles mu Bubiligi. Noneho aratwigisha, yatweretse, ntabwo yatubwiye ibintu byinshi. Abantu barimo bamubaza ibibazo byinshi kuri kiliziya, kubera iki binibi bidahinduka, binibi bidakorwa. Noneho we ikintu gikomeye cyane yaje kugera aho aratubwira, avuga muri assemblée nari impari muri uwo mugoroba, aravuga ati birashoboka ko uyu mugoroba ndumva cyane kurushaho ko niba hari byinshi bitarahinduka nuko nanjye ubwanjye ntabwo nari nemera kugira nte guhinduka. Ndumva ati mushobora kwemera kunsabira guhinduka. Ntabwo tubimenyereye ko umusenyeri abwira abantu ngo niba musabira agira ate abe convert, ahinduke. Noneho twese urumva abantu benshi babazaga ibibazo bitandukanye, ariko kubera ko yaciye bugufa akavuga ati mushobora kunsabira ngahinduka, kuko iyo kiliziya murimo mwifuza yaba nziza, ariko menya ububi murimo mubona buturuka kuri jewe nk'umushumba. Wenda haraho nteshuka, haraho nagombye kwerekana urugero rwa Yesu nkaba ntarabigeraho. Arangije yaje kutwereka ikintu gikomeye cyane, agaruka yigerekaho n'ibindi byose, aravuga ati aho abashumba tutabaye indahemuka, asaba abantu bose baraho ko yemera agapfukama imbere yabo agasaba imbabazi ibyaha byakozwe n'abihaye Imana. Avuga ati ndumva ari cyo Roho Mutagatifu ansabye. Hanyuma tugiye tubona ari igihe umuntu avuga ibintu ukazumva byabaye inyigisho, sibyo?
ariko twagiye tubona aramanutse aje imbere y'abakristo arapfukamye hasi asaba imbabazi. Muzi ikintu cyabaye, hari muri veye harimo abantu nk'ibihumbi 2-3, abantu benshi kubera iyo geste ya humilité, kubera aho hantu Roho Mutagatifu icyo amusabye, icyo kibaye mu buzima bwe, we yumvise akeneye gusaba, cyagize na impact ku bandi bantu benshi bari baraho. Bibereke ko hari urugero rw'ahantu dutinya kugera, kandi Imana nibigusaba kuhagera si wowe ihageza, irashaka no kuhageza abandi. Ariko ntabwo ushobora guhora ubwira abantu ngo nibahage, urabarangira hehe? Urabarangira hehe? Donc ni ikintu cyankoze sama marque beaucoup. Yamaze guhaguruka, ndibuka abantu ba mbere bagiye bahita bamuhobera barira bamubwira Monseigneur, nubundi no Musenyeri yewe no Mutagatifu mbabwiza ukuri. Ni nka Papa François, usanga agenda muri za metro, usanga donc abaho une vie très simple. Très simple. Munawe mu nzira numenya ko ari umusenyeri. Ariko ko kuntu yarebye, donc abantu bose ubundi baba bamufata nka model. Ariko arareba aravuga ati ibitagenda ni muri ngiye bituruka. Byakabaye narangije guhinduka n'abandi bagira bate. Donc ni nka kwa kundi Yonasi yaciye bugufa aravuga tumva uyu muhengero uri muri inyanja ugomba kuba ari ngiye uri mugira ute uturukaho, ni mugire mute, ni munjugunye. Ni munjugunye mwebwe mukire. Effusion du Saint-Esprit n'iriya rero ni munjugunye. Il y a un abandon total, s'abandonner dans la providence, se laisser faire. Kuko ntago yarazi ahantu bamujugunye, ntago yarazi niba ari ugupfa, ntago yarazi bizakurikiraho, nta kindi kintu yarasigaranye muri we. Aho ngaho niho hakomeye tugomba kugera abavandi. Naho ngaho nicara nkareba nkavuga ni wenda bitagenda mu mateka y'igihugu cyanjye, nukubera ko ntarahinduka, nukubera ko ntarafasha abantu bihagije, nukubera ko hari ububabare ntinya, nukubera ko hari ibikomere ntinya ngo hatagira unkomeretsa. Nimureke twavanse muri ubwo buryo.